Ni saa sita zuzuye rero ahangaha mu Rwanda, Dubai ni saa saba n'iminota irengaho, nk'uko nyine amasaha yacu agenda asiganwa ku buri munsi. Njye Nitsemana Jean Bosco, iyi channel ni Kamatoki TV. Tukomeza kugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Ejo nibwo twari twabagejejeho urupfu rw'umusaza wapfuye ufite imyaka 83, akaba yari umukire cyane mu gihugu cy'u Rwanda, bamwita Tribert Rujugiro. Ngira ngo iyo nkuru narayikoze, benshi murayikunda muranayireba. Uyu munsi ngarutse kuvuga ku musore bita Kakajwi, wiyise Kakajwi. Mbere y'uko tuvuga ku bijyanye n'urupfu rwe, mu nyemerere gato tubanze dusubire inyuma, ahubwo tugaragaze amateka yaranze uyu musore wiyise Kakajwi. Ubusanzwe uyu mujama wiyise Kakajwi yamenyekaniye ku rubuga rwa Instagram bitewe n'amavideo yagendaga akora, aho TikTok yadukiye cyangwa se aho TikTok yatangiye kumenyekana mu Rwanda hari mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nibwo TikTok yageze mu Rwanda itangira gukoreshwa n'abanyarwanda batari bakeya. Umusore witwa Kakajwi icyo gihe yahise yadukira gukora amavideo yo kuri TikTok ndetse no kuri Instagram. Iyi ni video, ni message yanditse imaze iminsi 3 igeze ku bakunzi be, aho yavugaga ati ngo mwihanganire kuba video zitajya nyine kuri YouTube ze, avuga yuko ari ikibazo cya system. Nyuma y'iyi message rero nibwo hongeye kugaragara indi nkuru muri iki gitondo yabyutse ivuga kuri uyu musore witwa Kakajwi. Abenshi baramuzi ariko bakunda kumwitiranya na Mitsutsu bitewe n'ijwi rye. Abantu bareba amavideo bakunda kumva ngo bumva avuga nka Mitsutsu. Hari abantu baba bazi yuko ari Mitsutsu wigeze kuno, ariko uyu ntago ari Mitsutsu. Ndetse uyu musore wiyise Kakajwi mu mazina yakoresha kuri Instagram, Facebook, Twitter ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye agenda akoresha yiyita rino zina. Abenshi bamuzi uyu musore ntago bazi ahaba, ariko icyo nakubwira cyo no kubona isura y'uyu musore ni isura imeze nk'iy'inkende, ndetse n'umunwa afite mu maso ibirengo bye nyine nk'uko muri kubibona hano ku ifoto. Ngira ngo umubonye kuno wagira ngo ni agakende nyine kari kwigendera. Ikimutandukanye n'inkende ni imisatsi ndetse n'umubiri usanzwe nyine w'abantu, ariko mu maso agana hasi mwamubonanye isura imeze nk'iy'inkende ndetse n'umunwa nk'uko muri kubibona hano n'amazuru ye. Uyu musore rero Kakajwi ni umuntu ukomeye cyane, ariko atari hano mu Rwanda, ahubwo Kakajwi bitewe n'uburyo we ahaba, nimbikubwira biragutungura cyane kubyizera, kuko uyu musore wiyita Kakajwi ntago aba mu Rwanda, ahubwo aba Washington DC muri Amerika. Niho uyu musore yibera, niho akorera ano mavideo. Kakajwi rero umusore wiyise kuri nyakaza kuno kwamamara kuri rino zina rye, ubu ngubu rikaba riri guca ibintu bigacika kuri YouTube. Uyu musore yapurayinze green card hari mu mwaka w'ibihumbi 2020, biza gukunda green card iramufata maze yerekeza mu gihugu cyo muri Amerika. Ageze muri Amerika ntabwo ibintu byamuhiriye cyane nk'uko abandi bakunda nyine kubivuga. Hari abagira bikanga, hakaba n'abagira bigakunda. Uyu musore we rero ntabwo byamuhiriye ageze mu gihugu cyo muri Amerika, ahubwo Kakajwi yatangiye kureba uburyo yakihimbira imirimo, ariko muri Amerika biragorana cyane bitewe n'ubushobozi yari afite. Niko guhitamo rero gukomeza gukorera amafaranga kuri Instagram, kuko bamuhembaga amafaranga makeya. We yarakomeje akajya akora amavideo agashyira kuri Instagram, akinjira amafaranga makeya yo kurya, akabikuza $2 dukeya nyine akarya. Aba muri Amerika nuko abona akazi ko muri Amerika biri kwanga, akomeza ahubwo kongera imbaraga n'aba-followers benshi nyine kuri Instagram, kugira ngo arebe nimba ariho yakura amafaranga yamutunga, akajya yabyaza umusaruro nyine ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'igihe gitoya rero yakomeje gusarura amafaranga ku rubuga rwe rwa Instagram, ariko nyuma nk'uko nabikubwiye na TikTok arayegera. TikTok nayo igenda imuha amafaranga menshi cyane bitewe n'ama-followers yari afite. Ibintu akora kuri YouTube cyangwa se kuri Instagram nta ntego bigira, ni ibintu aza akivugira bisekeje biri aho ngaho. Hari n'ibiba bidasekeje ari ukwivugira gusa yumvise abantu ngo iryo jwi rye. Ibyo ngibyo rero nyine bigatuma abantu bakomeza kugenda bamukurikirana, nyine n'ibyo bintu agenda yikorera, ubundi bukabona byagize ama-views menshi cyane. Nyuma rero yaje no gufunguza YouTube channel kuri YouTube, ariko akimara gufungura YouTube channel, uyu musore channel ye bahise bayisiba. Urubuga rwa Google cyangwa se Google muri rusange rwahise ruhanagura iyi content ye cyangwa se account ye kuri YouTube, bitewe n'aya mavideo yagendaga ashyiraho. Abantu bayadownloadingaga kuri Instagram bakayaploadinga kuri YouTube. Nyiri mavideo aje afunguye channel wahinduka nk'umujura bitewe n'uko hari abari barabanjeho video. YouTube rero ukuntu ikora, nimba umuhanzi asohoye indirimbo uyu munsi wakayishyiraho uyu munsi,
wewe ukazayishyira hejuru. Uwayishyize hejuru niwe witwa umujura. Buriya umuhanzi aramutse akoze video ukayimutanga ukamutanga kuyibona, ugahita uyaprodinga naho indirimbo yaba ari iye wakayishyiraho nyuma yawe, niwe bita umujura. Ubwo hahita hajyaho icyo bita kuregana no gutanga ibimenyetso kugira ngo indirimbo bizamenyekane nyirayo. Ngira ngo murabizi ko indirimbo yiswe Forever, ni Forever ya The Ben, yakimara kuyisohora imaze iminsi 3 yarasibwe. Barayisiba bavuga ko indirimbo atari iye, ariko ntabwo ariko byari bimeze. We bari bamubeshye, ahubwo indirimbo yari iye, ariko abashutinze video bakameye amashusho, The Ben yari yanze kubishyura amafaranga yari yabasigayemo. Barega The Ben bamuvuga ko indirimbo atari iye yayishishuye. YouTube checking indirimbo iba yikuyeho mu minsi 3, isaba ibimenyetso by'abamureze ko bigaragaza yuko iyo ndirimbo atari iya The Ben. Abari YouTube rero ibimenyetso isaba video yafashwe ubwo bashutingaga iyo ndirimbo, kandi video iba yarafashwe nyine urumva abakameramani nibo baba bayifite footage imwe. Abo bagabo bahita bayigaragaza, The Ben ahita biyishyura rero Adeni bamusubiza indirimbo ye. Na kakajwi rero nuko byamugendekeye. Nyuma y'ibyo ngibyo bicano barahise barongera akora indi muri iyi minsi 3 ishize. Rero nibwo yari amaze iminsi abarwaye, nubwo yavuga ngo ni ikibazo cya system, ariko na system ituma udashyiraho video, ahubwo yari amaze iminsi arwariye aho ngaho muri Amerika. Muri iki gitondo rero saa 4 zuzuye nibwo hatangiye kumenyekana inkuru y'uko uwo musore ngo ashobora kuba yitabye Imana hariya muri Amerika. Abantu benshi batangiye kugenda babivuga ngo yarapfuye, ngo yitabye Imana. Amakuru nanjye mbona ngezeho gutyo yuko uyu musore ashobora kuba yitabye Imana. Turacyari kugerageza kumenya amakuru y'ukuri nimba ari ibyanyabyo. Nagerageje kumwandikira ku rubuga rwe rwa Instagram ngo ndebe ko asubiza nimba akiri muzima, ndetse turaza no gukomeza kureba nimba ari bwa uploading video nshyashya. Nicyo kimenyetso kiri bwatubwire nimba ari muzima cyangwa yapfuye, nimba aya makuru ari ibihuha cyangwa se ari aya nyayo. Ngaho nguko rero amakuru avugwa kuri uyu musore mwakunze muri benshi kakajwi. Nimba mukunda reka dukomeze kugerageza guhiga amakuru ye, kandi nimba ari nabyo ndakwifuriza kwihangana. Iyi yari Kamatoki TV, we kanda subscribe ukajambo k'iburyo, tujye tubana mu nkuru zishimishije. Ciao ciao.